nongeye kubasuhuza, mbahaye ikaze mu mategeko y'umuhanda. Reka duhere kuri iki kibazo cy'J111. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: a. Gushaka umuherekeza. b. Gukurura ikinyabiziga cye. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni b. Gukurura ikinyabiziga cye. Reka tuze kuri iki kibazo cy'J112. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite y'aho ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini, igomba kuba iri aha hakurikira: a. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. b. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni c. Mwibutsa gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe kuri iyi channel, kugira ngo igihe na uploadinze amategeko y'umuhanda ajye ahita akugeraho, twiga uburyo wabona provisoire mu buryo bworoshye. Igisubizo rero cy'ukuri ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Naho ubutaha, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.